Yes, reka nongere nkwifuriza ibihe byiza cyane, nkwifuriza amahoro y'Imana uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Nizere ko uri amahoro kandi ukomeje kumererwa neza cyane. Nongeye kuguha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu, by'umwihariko aho twibanda ku makuru agiye atandukanye, haba ari kugenda avugwa, aba ari kugenda atrendinga. Uyu munsi rero by'umwihariko ngarutse kuri imwe mu mavideo akomeye cyane yakomeje kugenda atrendinga hirya no hino, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Ni imwe muri video rwose zishimishije, navuga yuko abantu benshi baje kugenda batungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ni video by'umwihariko yamaze kugenda ijya ahagaragara, ariko kandi nkuko nari ndi kugenda bivuga ikaba yaje kugenda itungura benshi. Aho ari video by'umwihariko y'umukwe wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nyakubahwa Excellence Paul Kagame, nyakubahwa Bertrand Ndengengoma, akaba umugabo wa Ange Kagame, by'umwihariko umukobwa umwe rukumbi wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu Bertrand by'umwihariko rero yaje kugaragara muri video rwose ari kugenda avuga ibintu bigiye bitandukanye ngiye kukubwira, dore ko ari ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bibazaho, baravuga bati ese uyu muntu ubundi ko tutazi neza akazi akora, ko tutazi neza akazi kiwe nyine, nkuko wenda tuba tuzi ngo uyu muntu ni guverineri, uyu muntu ni meya, uyu muntu ni ministra, uyu muntu ayobora ikigo runaka, ibintu nk'ibyo. Kugeza amagingo aya ngaya rero by'umwihariko rero ndaza kukumara ayo matsiko yose, nkubwire byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri uyu mugabo usanga ari umwe mu bagabo ukundwa n'abatari bakeya. Ngira ngo niba mubyibuka mu bihe bigiye bitandukanye mwagiye mumubona wenda ari kumwe n'umufasha wiwe ndetse n'umuryango wabo muri rusange, bagiye mu birori runaka, mu bice runaka, cyangwa se ugasanga bagiye gutembera mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane nko muri za parike. Ariko kandi ngira ngo hari n'imwe mu mavideo yigeze gusakara ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko iyi video yaje kugenda nayo ibice biracika ubwo Perezida Paul Kagame yari kumwe n'umuryango we, ndetse ari kumwe na Bertrand Ndengengoma mu mukwe we, bari gukina biyari. Ubona ari ibintu biryoshye, nimwe muri video navuga ko nazo zarebwe cyane kugeza amagingo yanga zikomeje kugenda ziboostinga ku buryo bukomeye cyane. Abantu batari bake bakomeje kugenda bavuga bati ibi bintu rwose twabikunze, buryo uyu muryango ubanye. Numwe mu miryango navuga ko buri muntu wese aba yifuza kumenya ubuzima bwayo, cyangwa se ubuzima bw'uyu muryango, akaba yifuza kumenya ese abantu baho ubundi bakora iki, babayeho bate, ese umunsi wabo uba umeze gute guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba, ese weekend ibintu byifashe bite mu buzima busanzwe, se iyo umuntu ari mu kazi aba ameze ate, aba yakirwa ate, abafatwa gute n'abandi bantu. Ibi ni bimwe mu bibazo abantu benshi cyane bagiye batandukanye bagenda bibaza ku miryango nk'iyi ngiyi, haba ku muryango wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ariko ngira ngo Perezida Paul Kagame aherutse kubisobanura uburyo umunsi we uba umeze, uburyo buteye, gahunda y'umunsi uburyo bimeze. Hanyuma muraza kunyemera tugaruke cyane kuri iyi family yimaze kugira abana babiri b'abakobwa rwose. Ngira ngo ejo bundi ku munsi mpuzamahanga w'umugore, nyakubahwa Perezida Kagame yaje kuvuga uburyo yaje gusaba uburenganzira kugira ngo aze kubita amazina aba bana bagera kuri babiri, babuzukuru biwe rwose, yavuga n'amazina yabise ndetse n'ibisobanuro byayo. Ngira ngo icyo kiganiro mwaragikurikiye, cyangwa se umuhango mwarawukurikiye cyane. N'abana bashimishije cyane, ubona bazi ubwenge ku buryo bukomeye cyane, abana basa neza, ubona yuko kabisa byonyine kubona ifoto yabo yagiye hanze ubona ari ibintu byiza cyane. Kubona akavideo kabo kagiye hanze, hari amafoto yabo yagiye acicikana cyangwa se yagiye amenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko harimo umwe mukuru rwose ari kugenda abara mu Cyongereza. Ngira ngo mwagiye mubona n'ayandi mafoto agiye atandukanye, bari bambaye imyenda y'aba The Gunners hariya kabisa kuri iyi kipe hano mu gihugu cy'Ubwongereza. Ngo ngira ngo murabizi ko ubwayo usibye kuba u Rwanda rufitanye amasezerano n'ikipe ya Arsenal cyangwa se Arsenal, isanzwe imenyerewe cyane hano muri Premier League, mu irushanwa rikomeye cyane, cyangwa se muri imwe mu mashampiyona ari nimero ya mbere hano mu isi, rikinirwa hano mu Bwongereza, rizwi nka Premier League. Ngira ngo ubwabyo kuba u Rwanda rufite amasezerano, ibyo ngira ngo murabizi. Ariko byongeye Perezida Kagame ni umufana ukomeye cyane w'ikipe isanzwe ifite stade yitwa Emirates Stadium, ndetse kugeza amagingo aya ngaya mwigeze kubona imwe mu mafoto akomeye cyane y'aba bana, nayo yagiye hanze. Ubona ko rwose nabo bari bishimiye, ubona nabo bambaye imyenda y'aba The Gunners, ubona ko byari ibintu byiza cyane. N'abantu bisanzwe icyo nakubwira cyo bakunze kugaragara mu myidagaduro. Mwigeze kubona video ya First Lady, umufasha wa nyakubahwa Excellence Paul Kagame, Madame Jeannette Kagame,
rwose nawe yakinye agapira abantu barabyishimira cyane. Ngira ngo mwigeze kubona nanone abandi bayobozi bagiye batandukanye mu Rwanda hari inama ikomeye cyane y'abayobozi ba FIFA barimo abayobozi bagiye batandukanye b'amashyirahamwe agiye atandukanye hirya no hino mu isi. Haje kuba umukino Excellence Paul Kagame nawe ngira ngo mwaramubonye muri uwo mukino, namwe mu mavideo yagiye acicikana aranabica biracika ku mbuga nkoranyambaga cyane. By'umwihariko na abantu bundi usanga byose mu buzima bwabo bwose bakunda ibigendanye n'imyidagaduro, haba football, haba basketball ndetse n'indi mikino igiye itandukanye, usanga by'umwihariko bayigaragaramo. By'umwihariko ubwo mba ndi kugenda nkubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima bw'uyu muryango, by'umwihariko haba ku ruhande rw'umuryango wa Jeannette wa nyakwa Excellence Paul Kagame nk'umukuru w'umuryango, dore ko abantu benshi baba bifuza kugira byinshi cyane bigiye bitandukanye bamenya. Ariko kandi tukagaruka no ku muryango wa Bertrand Ngengoma n'umufasha we by'umwihariko Ange Kagame. Aba ni bamwe mu bantu bize ku buryo bukomeye cyane, ndetse uyu mugabo Bertrand Ngengoma ni umwe mu bayobozi bakomeye cyane rwose, bafite inshingano zikomeye cyane muri banki nkuru y'u Rwanda BNR. Ngira ngo abantu wenda batari banabizi, ni umwe mu bantu kabisa bazwiho kuba nyine ari abantu bafite bari mu batuma ifaranga ry'u Rwanda rikomeza kugira agaciro cyangwa se rikomeza kuzamuka. No muri iyo video rero nibyo turaza kugarukaho ku buryo bukomeye cyane, byinshi yavugiraga by'umwihariko muri iyi video, kugira ngo tubashe kugenda tumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye muri rusange. Hanyuma rero reka ngo ikaze unkurikiye aho irereye hose mu bice bigiye bitandukanye, waba uri mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abadukurikiye amana ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwifurije rwose kugubwa neza cyane kandi mwifurije amahoro y'Imana. Nkubwira ngo nyaboneka niba utaranakora subscribe cyangwa se sabone kuri YouTube channel yacu igihe niki bikore none kugira ngo bashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu, twibanda ku makuru agiye atandukanye rero bari kugenda trending hirya no hino mu isi.